Tanga super manager ahubwo nkwiriye kumwigiraho. Jewe nitwa super talent. Uriya ni super manager. Bavuga ngo ASSIA ngo nije wamuteye inda, undi akaza TV, undi akaza TV. Yes, reka nongere mbashimire mvuge yuko mumeze neza, ndumva mfite morale, ndumva mfite ibyishimo mwuka byaramwe. Ndi kumwe n'umuntu witwa Mbeba y'inzungu. Mbere yuko muvuga, Mbeba y'inzungu yambaye urukweto rw'umweru, yambaye ipantaro y'umukara, yambaye umupira w'umweru. Ni bya bindi bita ngo ni drip. Uyita imbeba cyangwa uyita icyo bakwita imbeba y'inzungu, bakwita imbeba y'Afurika, bakwita imbeba yo muri Aziya, bakwita imbeba yahe? Bo, imbeba zirimo amoko 68. Muri izo zose jewe nta nimwe ndiyomo. Ahubwo ndazikuriye zose. Nge nitwa Mbeba y'inzungu nyine optimistic. Peace intercontinental ballistic missile with nuclear warhead. Peace homme intègre, homme responsable, respected, revolka kidor, super talent. Ni menshi. Ojya rusubira. Imbeba y'inzungu optimistic. Amazina yo wishe inyuguti bindya ahantu kuko yaramvunye. We wigeze ujya kuvoma mu kabande? Uzamuke wikoreye yaje kandi y'ikibundi ku buryo bene ahanga hagenda hacika akantu k'akantuza. Ubu none iyo ufite nka robina mu gipangu, ufite amazi hafi yawe, nibwo uhita umenya agaciro ka yajerekani, kahita uvuga uti Mana wanagize neza. Aya mazina rero yaramvunye wa mubyeyi. Urumva hari Mbeba y'inzungu optimistic, peace intercontinental ballistic missile of nuclear warhead, peace homme intègre, homme responsable, respected, nyita revolka kidor, super talent. Nukuvuga ngo iyo mvuze Mbeba y'inzungu twese narabibabwiye. Ubundi Mbeba rwose buri ugiye kwitegereza ikintu kijyanye n'umumaro w'imbeba, ukareba izo bita sumbirigi mu moko 68, ukareba iyo bita sumbirigi, izo zivura bwaki. Nukuvuga ngo uri sumbirigi? Ntago ndi sumbirigi. Jewe nukuvuga ngo ahubwo sumbirigi nge hari igihe nigeze nzikenera mu gihe runaka. Buri imbeba narabivuze duhuje nyine zitufitiye akamaro. Imana yaremye Yesu imushyira hagati y'abantu ngo ababere ibitambo kubw'ibyaha. Irongera irema imbeba izishyira hagati y'abantu n'abandi kugira ngo bakire indwara. Nase urukingo rwa COVID ntitwarubahaye se urukingo rwa COVID rwavuye mu mbeba. None se rwageragezwa kuki? Imbeba serire nerveze z'imbeba cyangwa se kwirema kw'abasirikare mu mubiri w'imbeba ni 95, twebwe ni 100. Niyo mpamvu kugira ngo bantere urushinge runaka rugomba kubanza rugaca ku mbeba rukabona kungeraho. Si ibintu se byumvikana? No kuvuga ngo ubu wowe urakingiye. Mu yandi magambo reba umwana kugira ngo akingirwe igipande cye kiba kiriho byibura inkingo nkeya nk'umunani. Igituntu, akaniga, kokorishi, imbasa, agakwega, ni nyinshi. Ariko izo zose ntabwo zishobora kubaho, cyangwa se ntabwo wari kubaho, ntabwo wari kuziterwa iyo hatabaho imbeba. Umva byo nyine nk'iyo shene y'izo nkingo zose izanyuze kuri ku mbeba kugira ngo ruguterwe nyine urwo rukingo. Niyo mpamvu uriho rero imbeba ni igitambo ku bantu. Ndasuhuza n'imbeba ngenzi zanjye ko twagiriye abantu umumaro. Yes, ndi kumwe n'imbeba y'inzungu. Kwanza ndagira ngo umbwire drip wambaye, drip wagaze kuva ku maso kugera ku birenge no mu imbere bimeze bite? Hera hano ku musatsi. Uyu mutwe Imana ntabwo yawuremeye kwikorera, yawuremeye gutekereza. Tuno rero ureba utu turinda mibo. Cyakora nanone tukaba dufite igisobanuro kivuga ngo amaso y'Uwiteka aba hose yitegereza ababi n'abeza. Iki nicyo gisobanuro cy'utu tuntu. Amaso y'Uwiteka aba hose yitegereza ababi n'abeza. Wowe uri kwitegereza muki? Yewe se ndi kurebera nyine muri utu tuntu tw'uturahuri. Bazitangwa iki? Utu ngutu se si utudiyoro buriya? Ntudukerega ari ibintu tubonye dushaje. Ariko turashima Imana n'ukwambara naho iyo aka naga t-shirt bisanzwe. Uri kuvuga hano? Banza umbwire niba nta kintu uri kubona hano. Urabona ari igiki?
ndi kukibona ari ikirombe. Ikirombe. Noneho ibi ngibi usibye umushonge ibirunga bizamura wa zahabu, ubundi zahabu nyayo iri hasi mu birometero 6,000 ujya mu bujyakuzimu hari. Mu gifaransa bakabivuga gute? Nta bivuga ahubwo ubwo nabivuga. Ntabwo nabivuga. Ngiye nkunda ikinyarwanda cy'iwanjye. Ubu usaba shinwa nibubaka imihanda y'iwacu bavuga igishinwa gusa. Noheze niba duteruza amatafari n'ibyondo n'ibikaraye. Kubera ikize. Ikinyarwanda cyoge nicyubahwe. Gusa iki ni ikirombe, iyi ni zahabu isanzwe, nta byinshi nabivugaho. Ntabwo ari diyama. Nyine akangaka kavuye muri rwa ruganda rwo muri Mexique. Ni ntuza wakanyoherereje wa mugabo wa Beyonce. Yaravuze ati mu Rwanda dusigaranye umuraperi umwe. Niwe Mbeba yinzungu. Ariko kubivuga gutyo hari icyo yari yabonye. Yaravuze ati rero niba mu Rwanda hasigaye tuvuge ko mu Rwanda hari abaraperi 1000. Jewe nzi nyuma yabo, sinjya njye imbere yabo. Impamvu rero njye nyuma yabo nuko ndi tirari cyangwa se ndi za bazuka cyangwa se ndi za wasonge 16. Donc iyo nka papa cyangwa mama yakambwira ati Mbeba natewe hano hari umuntu wanyatatse muri hip hop. Mpita ndeba ibipimo nkareba uko bimeze nkamanura imisozi nkarasayo. Indirimbo imwe irasohoka, hip hop ikahita izamuka ikahita ifata indi ntera ikajya ku rundi rwego. Niba Majid Black avuze ati Mbeba wose isorya hano ko maze iminsi wenda ntari gukora indirimbo n'urugero, mpita ndeba uko bimeze nkahita mpamagara Bob Pro nkamubwira ni Bob bantabaje. Ubwo Bob wahindutse nyine cya gisasu ari ukuntu babyenyegezamo. Ale nkahita nestara nkavuga nti mbo ahangaha akagasozi kiraca hano. Urumva nyine niyo mpamvu nitwa Intercontinental. Gusa genda igisasu gisandaza amahoro mu isi. Ni muri ubwo buryo. Uracyasobanura? Mbwira. Jewe se ntabwo ari ukwifubika. Bitewe nuko urabona twebwe twavukiye hariya mu majyaruguru y'Uburayi muri za pays de Scandinavia. Tukaza gutura hano muri Middle East cyangwa se ruguru yo mu majyaruguru ya Misiri hariya muri Croissant Vertire. Hariya twarifubikaga kuko hari imbeho iteye ubwoba. Erega ubu agashyuhe mukabonye kubera ko mwatangiye kwangiza ibidukikije. Icyo gihe ishyamba ryari rigari, inyamaswa zitarahunga, none mwazicanyeho umuriro. N'imbeba ziri muri ubwo bwoko twacanyeho umuriro. Imbeba zo ziragoye kugira ngo uzazifatishe kuko buri imbeba ebyiri iyo zinjiye mu nzu iwawe mu mwaka zihinduka 1140. Niyo nyamaswa itacika ku isi. Nubwo hazi icyorezo nk'icyaje mu kinyejana cya 14. Nubwo hazi icyo cyorezo urakibuka ubushita. Nubwo bwagaruka ntabwo imbeba wazinyinyura. Ntabwo inkweto ni bisanzwe iyi ngiyi se turayita ngo iki none. Gusa urabona ko hariho Jordan ariko igisobanuro cyayo iyi ngiyi ubundi baravuga ngo utazi ubwenge ashima ubwe. Icyo gisobanuro cy'iyi nkweto utazi ubwenge ashima ubwe. Impamvu urabona ko ifite amabara menshi, hari umutuku, hari umukara, hari umweru. Ibyo byose buriya rero urebye no mu mitima y'abantu wasanga intekerezo zabo ziba zitandukanye. Nicyo gisobanuro cy'iriya nkweto. Ni ukuvuga uko dutekereza biratandukanye, niyo mpamvu nambaye amabara atandukanye n'iriya nkweto. Utazi ubwenge ashima ubwe. Nicyo bivuze. Umukandara wanditseho love to fly, love to fly, love to fly. Ni urukundo ni rwogere tu ruguruke mu kirere. Nicyo bivuze. Yes, Mbeba yinzungu nari narinjirana muri mood nawe neza fresh ariko ndagira ngo twinjire muri mood yawe fresh nk'umuraperi na Mbeba yinzungu. Mbo abantu banzi nk'umuraperi. Reka mbanze suhuze bene data bari hirya no hino. Ariko hari n'abashobora kuba batumva ikinyarwanda. Firstly, let's make great my tribe people wherever you are in the world. Great thanks to Dusurafu Mbeba yinzungu and thanks for your big support to me so that I'm getting my music from to you. God bless you. Last 1 month I think I ever met Mr. Kaza as one of my fans who ever been talked about English. We say come on. Reka nivugire icyongereza. Urumva? Even though it was difficult to me, so I decided to learn it about English language. So, I would like you to tell you my new song Mwidishi is out now. My friends, you are always giving me to live everything.
So my new song Mwidishi, this is a gift that I given you 2021, my friends. If you are watching this interview from here, our TV show, help me. Sending my song reach many people as long as possible. I think in your phone you have many groups. Sibyumvikana ko icyo ni cyongereza ndi kuvuga no kuri kw'Imana. Mundemere rwose. God bless you. Hari ahantu uvuze ngo mu minsi ishize wahuye n'abafana baba muri Kansas. Mwarahuye? Ndavuze Mr. Kazi. Kazi is one of my fans. We from Canada. Wavuze Kansas Canada. Nta kibazo. Amerika yose nta John nta Yohana. Rata ari kunca mu ijambo. Urumva? Ari kunca mu ijambo. So, God bless you with your children, family, and more blessing be to our country. Me, my family, we really love you. Particularly, let me thanks Emmy from Yahweh TV helping me to talk about English language. Imani bawo umugisha mwinshi cyane. Once again, let me ask the musician generalize. Like Papa Changwe, like Noresi, like Ishkevini, like Skytuzo, like Majid the Blacker. Not believing this, I'm telling it to you. So, true is, I'm coming for you. Like a bird on a head. Nukuvuga ngo ndaje kandi mu buryo bwiza. Ntabwo mbazi. Nukuvuga ngo ndaje kandi mu buryo bwiza bwumvikana. Ubwira Papa Cyangwe ni benshi mbwiye abahanzi muri rusange generalize. I'm telling true. Our musician was born here in Rwanda. In generalize. Nukuvuga ngo ubu ndaje muri music kandi nje wese nka Mbeba yinzungu optimistic. Bavandimwe twubaka umuziki nyarwanda. Mbafitiye udushya 2020 nitwaga Mbeba yinzungu. None 2021 hiyongereyeho super talent. 2022 hazaba hari honde. 2022 na gatatu. Hi friends. Best music. I repeat again, the best music. Niryo ugomba kuryongeraho. The best music. TB Music Entertainment. The best music. Nta kintu uri kumvamo wowe. TB Music. Nta kintu uri kumvamo. Byihorere ndekera igiseke cyanjye gipfunduye. Hari ejo bundi uzajya kubona ubone yahiriye rimwe koko. Ndagira ngo rero nka Mbeba yinzungu ufite indirimbo nshyashya banze dukubitira akana. Mbere yuko nyiririmba, I'm the first rapper. Nije muraperi wa mbere mu Rwanda. Turabizi. Who have done interview 2021. Utanze interview mu cyongereza 2021. Mbaza ikibazo ushaka mu cyongereza twumve niba kitanjabuka. Kimbaze twumve. Wasanga nangiye kukiyungurura. Abantu bari mu Bwongereza nta kibazo mbaza mu Gifaransa. Ariko ninyivuga nabi ntibaseke. Bonjour à tous les agents qui se trouvent dans les continents Europe, Amérique and Australie. Je suis Mbeba yinzungu. La première nom Mbeba yinzungu, la deuxième nom optimistic peace intercontinental ballistic missile of nuclear with peace. This is c'est la troisième nom. Quatrième nom, le volcan qui dort. Je continue les chasseurs
les chansons, mon chanson qu'on appelle umwidishyi, tu plais ton phone, tu continues les YouTube, écrire les Mbeba yinzungu 250, c'est mon channel, c'est mon channel, mon chaîne. Écrire, subscribe, écrire, comment, pousser les pousser nyine gusunika, pousser et presser, urumva, presser, pousser, c'est la même chose. Pousser les amis, ton ami, mon Dieu, donner la joie, ton famille, pays, et thank you. Ntabwo wacanga ngari nari mwana nzambe na seperiye na seperi penza mwagiye mutu nzako haraburamo icyo nakwita icyo gifaransa ukuntu nyivuze, haraburamo icyo nakwita subject, adverb, hakazamo ibintu nakwita conjugaison, passé composé, participe passé, passé antérieur, futur proche, futur simple n'ibindi. Ibyo nibyo biburamo. Ariko je reconnais pas parler français parce que je suis Mbeba yinzungu. Niyo mpamvu navuga igifaransa. Iringara sinarivuze se. Ngari nari mwana nzambe na seperiye. Shika pesa madongoro kapija madido samunene se kucyo yumvise ribunu kuziringara ubwo ndaririmbye kabaye. Yes, reka ngugize ukuri. Sasa ngiye kukubaza ikibazo, ni ikintu kijyanye n'umuziki wawe. Umuntu witwa ASSIA ari kugufasha iki mu bintu bijyanye n'umuziki wawe? Mbo ASSIA mu bintu bijyanye na muzike yamfashije kuko ntago nkiri kwa ASSIA, ariko nkiriyo yamfashije mu bijyanye nyine cyane cyane itangazamakuru. Hari urwego ntarindiho, reka mbivuge muri rusange. Hari nuko abantu bambonaga, ariko yamfashije byinshi. Ntago navuga ngo ni muzike gusa, yamfashije byinshi, ndanamushimira. Ni umubyeyi, yamfashije byinshi. Urumva no muri filime na Gatarina season ya 3 nayikinnyemo neza, ndamenyekana. Kandi ndi kugenda mbona n'uturaka hirya no hino. Imana imuha umugisha. Charlotte ASSIA Mutoni, God bless you. Muzike kandi irakomeje nkuko nabivuze. Mu minsi mikeya hari igisege gipfundikiye kizapfundurwa mu buryo bw'media, mu buryo bw'itangazamakuru. Niyo mpamvu nakubwiye ngo I'm the best rapper who have done an interview in English language 2021. Mu minsi mikeya cyane, ntabwo ari kera, muzabona mfite ikaramu n'urupapuro hariya. Yes, Mbeba yinzungu utangiye ushimira se kandi ari interview yawe twabonye ejo bundi. Se buryo unitabira ku Mbeba? Witabira ku Mbeba? Karame. Nizere ko iyi telefone ureba, iyi telefone nayiguriwe n'umumama. Reka mbisubiremo kuko nari maze iminsi nkoze impanuka. Telefone yanjye barayigonga nimero nyinshi z'abantu zinashira kuri telefone yanjye. Umumama witwa Karine arambwira ati ibi ni ibiki, nta telefone wari ufite, niwe wanguriye telefone. Imana imuha umugisha mwinshi cyane. Reka mbe ngashyize hano, ongera umbaza ibindi bibazo rero. Twagiye, ndashaka nge rap yawe. Rap yanjye rero bavandimwe murabizi ndi umuraperi. Kuri YouTube channel yanjye Mbeba yinzungu 250 mfiteho indirimbo yitwa umwidishyi, yakozwe n'umugabo witwa Bobo Pro the Beat. Amashusho akorwa n'umugabo witwa Bagenzi Bernard, nari nitiranyije Faizo, ariko nawe yankoreye akabeba. Imana imuha umugisha. Ni indirimbo rero nziza cyane yanditswe mu buryo bwa poeme cyangwa se igisigo. Reka nkubiteho kapera.
nakuze nega sifamo nkabona ntabwo bivamo fata inzira nganiyo mu butayu mahurire n'urupfu rumwe rwazanye ipupfu ruramfata no hasi ngo po ntangira gukanura nk'uwamize igikwasi utazi ubwenge ashima ubwe cyangwa agakama intare reka gukora intare mu jisho itagukora mu nkoro maze ukabura ubwihisho udacira ntakome uwo nguwo ntagapfe udakora ntakarye nagusaba ntumuhe ugorwa n'ubusa n'ubundi ararayijuse zahabu twabuze n'umutima mana ikifuzo cy'umupfu kiranyagisha foma ngo utobere ntuzaniti kukubitwe nizamvubuka z'abateka mitwe zitwa kitatireho imitima isize imbyiro amashereka zose niyageze mu bwonko zizabaze simindishwe umushyitsi n'ibivugira mu gicu Mbeba yinzungu akamashuni kafata mucakazi warapi Rwanda irembo agenda rifata nta gasozi katagira abahanuzi inabi ni kuganza ugifata uyitema uruzi nararusimbutse giye kubambwa ku musaraba twari mu kirombe nari natezwe ihembe rutabura uko abigenza mena icyo gikombe sinzi yari yabuze ntagicu mu kirere mbona umucyuro arashe utatanya bangose akanyo ukarira mu kamegeri ejo ka kanyo kakakurira mumva tuza umuntu n'inkundi ukurwa mu mubiri akajya gutuzwa ahandi optimistic nuko nguko hari ahantu uririmba ngo akanyo ukarira mu kigori ukarira mu ki akanyo ukarira mu kamegeri ejo ka kanyo kakakurira mu mva iryo jambo rikubiyemo ibintu byinshi ariko navugaga ku bantu babyara abana yatera uruhinja atwise amezi 9 mu nda ntiyibuke igise ntiyibuke uburibwe ntiyibuke iki akatajugunya muri toilette wa mwana nubwo ari we ninyo ariko nawe uzamukurikira hari tuvuge ujya wumva ibintu bitandukanye ni byinshi kugira nabi nyine wowe gira neza wigendere kuko wifuriza ikibi ejo nawe uzashiduka uri kumusaba uzirinde gusaba wowe wimye wowe ugira neza wigendere neza wisanga imbere wagira nabi nabwo nabi burigaruka iyindi icyo utanze nicyo kikugarukira akanyo rero buriya karimo ibintu byinshi uzi ibintu by'amarozi biri hanze nk'ubu nari maze icyumweru n'iminsi nk'itatu barandoze inda yanjye yarabyimbye urabibonye hari interview nakoranye na Manibu kuri Exrage mugenzi wanyu ile interview twarayikoze ndi mu guhereza ndi mu buyede abantu bagize ngo ndi muri brag ariko biriya byari serie noneho nari maze iminsi buri iminsi biri yari ishize mfite uburozi bukomeye cyane mu nda ndanjye yarabyimbye nirirwa gira amahirwe nyine ya miti iwacu itari ya kizungu irandutsa niko navuga gutyo mwihangana bari ku meza ariko byari bikomeye meze nabe kandi ndizera ko wabikoze nawe naramubabariye ni rega izo interview dukora rimwe na rimwe zituzanira umugisha zikatuzanira no kutarebwa neza mu baba gushaka ntabwo buri muntu wese uzareba iki kiganiro azavuga ngo Mbeba yinzungu ndamukunda buriya yakoze ikiganiro ntabwo abantu bose bavuga ngo turagikunda super manager urabizi ni entertainer mwiza ni inspire abivuga ngo iki inspire for UCC no ari UCC ni umuntu super manager ni umuntu abantu benshi bafataho icyitegererezo cyangwa se bigiraho cyane cyane urubyiruko ariko uzareba interview ze ntabwo zose zizaho ziri gikumwe kimeze gutya bagira gutya uriya muntu rero utumva ibitekerezo bya super manager ntabwo babimuhora ariko bivuze ngo buriya banahuriye ahantu pembeni ashobora kuba yamurahiranya agashotsi ntabwo rero ari abantu benshi badukunda kubera guhora duca ku mbuga nkoranyambaga n'ibiki dutanga ibiganiro rimwe na rimwe hari nyine umugisha uzana n'ikigeragezo cyawo ariko ibyo byose wabikoze narakubabariye none reka nkubaze barakuroze neza barakuroga fresh umuntu yamaye amazi ntabwo wemera se ko uburozi buriho bubaho kandi ngo yibwira ko bunebwa ariko namutumye amazi ayazana aje kuroga nyiri iyo nzu twari nari ndi guha umusada noneho mbari giye yafata kuko nyiri inzu je nari ndi gukata icyo ndo hanze nkijyana mu nzu nyiri inzu aho ari kugenda atera ni muri covid neza bura nk'imisi nk'ibira hari ngo dufungure hanyuma icyakurikiyeho rero nyine amazi ndayanywa uwo mwanya mpita ndahinduka pe bikomeye ngira ikibazo gikomeye cyane mu buryo bw'imihumekere yanjye ariko Imana nyine iravuga iti muhungu wanjye
ugomba urebye muri iyi minsi urabona ko ejo bundi mwari muri kumwe na petit frere arwaye impyiko zombi, ubu namwemereye no kumuha impyiko. Turi gushakisha ubushobozi ahantu hose kugira ngo byibura fisi kabisa petit frere abone impyiko, tujye mu Buhinde bayimushyiremo nanjye ngarura imwe nta kibazo, kandi si we wa mbere nabangiye kuyiha. Hari umugabo wigeze uca kuri TV1 ashaka impyiko, ndumva naragezeyo mvugana n'abayobozi baho, gusa biza kuba ikibazo nyine sanga ntabwo duhuje groupe cyangwa se ibintu bijyanye n'amaraso, kuko kugira ngo uhumone impyiko bisaba kubanza bakabapima mukareba ko byibura iyo impyiko yagira ireme mu mubiri we. Duhuje amaraso kuko ni murumuna wanjye kwa data wacu. Ni ukuvuga ngo rero ubwo bufasha abavandimwe, nawe niba nkurikiye icyo kiganiro ukaba warakibonye, kuvuga afite agahombo bene mo hano gacometsemo hano, Imana ibaho umugisha, afite agahombo mo hano, akora diareze mu ziriya mashini ziyungurura amaraso, ikayayungurura iyamuvanamo inana yamusubizamo. None iyo amaze nk'icyumweru, kandi ubwo mu cyumweru kimwe kugira ngo ajye kuri iriya mashini yishyura amafaranga 280, kandi ashobora rimwe aha make ya diareze ya make rimwe inshuro imwe mu cyumweru ni 100. None ukajyaho gatatu mu cyumweru, gatatu kabiri, none udashyizemo imiti, udashyizemo ibiki. Ibyo byose rero urumva we impyiko ziwe ziri ku rwego rwo hejuru. Yamaze icyumweru atagiye kuri iriya mashini, araby'imbagana ku buryo mwakubitanira mu muhanda, ntabaneguka, ntabarya, nta. None se hari aho uvuze ngo bakuroze, umuntu wakuroze waramumenye, umumenye izina, umumenya n'isura neza cyane? Uramumenya? Oya, ntabwo ari inshuti, kuko hariya twari turi gukora ubuyede, ni ahantu nyine nari nagiye gufasha uriya mugabo, nari nagiye gufasha ni umumotari. Ntabwo icyagusetsa ko nari ndi no kumufashiriza ubuntu, ubuntu pe. Ariko nyine ni bya bindi, yapfuye kumbona isura uwo muntu ahari aravuga ati Mbeba rero reka mbe nyizinze ururimi. Imana nayo iravuga iti reka ngo botore, iyo si uwo gupfa n'uwo kurama akazabwira abantu imirimo nakoze. Mfite byinshi nzabwira abantu mu myaka izaza, ariko ndabashimira abantu bambaye hafi. Buriya muri lockdown gira abakunzi batigeze bantererana, uhereye no muri ya lockdown ya mbere. Ya lockdown ya mbere yari mbi ku buryo inzara yandiye na madamu n'umwana, kandi nibwo madamu yari akibyara. Fata telefone yanjye, hamagara umunyamakuru mugenzi wawe witwa Irene muri Ndahabi, ndamubwira nti Irene, Mbeba yinzungu wawe arashonje. Ni ukuri twarinze tuva lockdown, nta nzara y'ibyo kurya twongeye kugira mu nzu. N'ubu kandi lockdown nabonye umuryango mugari undemera pe. Inzara yaragukubise muri lockdown yabanje, iriya yabanje inzara yaraturiye, tujya mu nzu turizinga. Icyo gihe ibyo kurya nta byari bihari, ntaki, umuntu yari agishakisha ubuzima n'icyo ari bwo nyubaka umuryango. Buriya urugo rwo ni ibindi, ariko ndashima Imana ko ari jye muraperi mu Rwanda. Imana nakubeshya, Imana yamaye abantu bankunda. None ariko Mbeba y'inzu, ngewe misengera ikibazo, twari tuzi ko muri iriya lockdown yaje ufite manager. Muri lockdown ASSIA yagufashije iki? Kandi tubwiswe lockdown yabanjirije indi tuva, yabanjirije iriya ntabwo ASSIA twari twabonane, ndumva tutari bwabonane. Umuntu narinzi muri media cyane ni Irene muri Ndahabi, kuko niwe twakoranye interview. Buriya Irene twakoranye interview ya kabiri. Interview ya mbere nayikoranye na Manibu, ndumva hashize nk'umwaka hari n'igice kera, agikorera kuri Flash extra akishinga. Dukorana ikiganiro, uzakibona nanutse yanditseho ngo Mbeba y'inzungu ngo yabonye Yesu ngo ari mu mahembe ya moto. Ndaririmba birananira, ikiganiro abantu bashyira comment niba bari bane. No, ibaza ikiganiro kimaze umwaka, kikaba kimaze kurebwa n'abantu 4,000. Arumva ko nyine Irene yaraje nyine mu rugo, niwe twari tuziranye, niwe nabwiye nti ho kabyaraho ndashonje, nuko namubwiye. Buri munsi yarambwiraga tumeze ute, ubwo umeze ute na amafaranga. Irene, Imana izaguha umugisha. Birashoboka yuko ntago mbizi, gusa Irene muri Ndahabi Imana izamuha umugisha, ko buri umuntu utabara umwana wawe ari we gihugu cyejo, ari we buzima bw'ejo.
buri iyo wambonye mba nakubonye tuba twabaye umwe. None iyo wabonye umwana wanjye niwe gihugu cy'ejo hazaza, niwe uzatwara akajugujugu, niwe uzarinda igihugu, niwe uzacuruza, niwe uzagira gute, niwe uzavugira igihugu cyacu mu mahanga. Imana izaguha umugisha kabisa, uri umuntu w'umugabo. Naho ASSIA yamfashije ibintu byinshi muri iyi lockdown. Nakubwiye ngo muri iyi lockdown nabwo nubwo hagiye hazamo utubazo tw'inzara, buriya no ugira ngo umuntu ajya gukora ubuyede ariko bimeze gute, nawe ntabwo yadutereranye, Manibu ntiyadutereranye, namwe kandi mwagiye mudufasha murabizi, n'abavandimwe banjye bari hirya. Hari n'umumama witwa Beatrice nawe yaradutabaye. Hari n'uvuga ati Mbeba y'inzungu wenda reka mukoreraho umugisha ariko ntuzabivuge mu itangazamakuru. Ni benshi bankoreraho umugisha. Reba ikoti byonyine nambaye waribonye, iri ngiri wenda kamera ishobora kutaribona neza, ariko iri koti wari gutuma hano mu mujyi wa Kigali, ni ukuri rirahenze. Ibi byose rero ni abakunzi banjye baba bavuze bati Mbeba y'inzungu uyu munsi turashaka kugaragara gutya. Nshimira n'ubuyobozi bwa The Best Music, mu minsi mike burampindura icyamamare muri iki gihugu, usibye ko nzamamara mu buryo bwiza nyine dufatanye n'abandi kuzamura muzike nyarwanda, cyane cyane dutangamo ibitekerezo. Mbeba y'inzu uravuze ngo naba baragufashije, abantu bose baragufashije, ndagira ngo sinkushubije inyuma wihangane, ni iki kibazo nyine ndakikubaza. Hari interview wakoranye na Yakamwana muri kuvuga ngo ASSIA nta kintu yabafashije, ariko ukavuga ati hari ibyo yamfashije bike na bike, uravuga ati ko ibi byagenze gutya gutya na gutya gutya na gutya, kubera iki? Yewe ntabwo navuga ngo yamfashije bike na bike, yaramfashije. Kandi niba wararebye interview ntabwo bye nigeze ntandukira ngo mvuge gutya gutya gutya. ASSIA yaramfashije bigendanye n'ubushobozi bwe, kuko buri ASSIA yamanagingaga mu buryo bwa filime, ntago muzike yari irimo. Cyakora tuvuge wenda niba nkeneye nko kujya muri studio runaka, nk'umuvandimwe wenda nka Patrick cyangwa se Ari cyangwa se manager wanjye James muri muzike akavuga ati Mbeba y'inzungu reka tumuhe wenda ukamwohereza 100,000. Cyo gihe negeraga ASSIA nkamubaza nti ko mfite 100,000 wamvuganiye muri ya studio ko baca 300,000 nko kwa Element. No se kwa Element ugira ngo audio yaho nangaye irimo amadolari 1,500 bakuramo mu package bari mu bice indirimbo make n'amadolari 500. No se 1,100 babijyana kwa Element bakagukorera indirimbo, ariko ASSIA we yaramfashe anjyana kwa Element, abwira ntuza umuvandimwe nyiri studio hariya, aramubwira ati rero muvandimwe nanjye murabizi ko ari akazi tujya dukorana, Mbeba y'inzungu mumufashe akora indirimbo akabeba. Kandi wabonye ko na video yayigaragayemo na yakayigaragaramo, ASSIA yirimo. ASSIA yirimo ari muganga uri kubyaza wakitinzemo ari madamu wanjye. Byose video niba mbonye amafaranga tuvuga 600, 700, 800, kandi video Faizo Pro ayikorera nka 2.5 ASSIA aramwegera akamubwira ati rwose fasha Mbeba y'inzungu mukorera aka video. Faiza yareba akavuga ati iyi Mbeba reka nyiremere nayizamuke, agiye buri tangire yegere ba super manager, yegere abo papa cyangwa ba ASSIA II bagafashe bagezeyo, nanjye ngere ku rwego rwabo. Ni muri ubwo buryo ndamushimira. Gusa mu Kinyarwanda baravuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Hari akantu nyine gato yakajemo, usibye ko nako siko kankuyeyo, kajemo na yakatwatanze interview kwa Manibu. Kandi ASSIA bundi ASSIA yashakaga ko ngenda nyine nambaye nk'umuraperi, jewe rero ngenda nambaye aga costume. Ako kantu arambwiraho nyine ukuntu, arambwira ati ibi ntago byanshimishije, kandi nawe mfite umuhanzi nkamubwira nti ca hano. Muri make navuga ko ntamwumviye aho ngaho, imbabazi ubwo ndazisabye. Ntago namwumviye, tuvugisha ukuri nkaho sinamwumviye. Ariko interview zikurikiyeho zabiyo kwa Asabye, kwa Chita n'ahandi kwa Yago nahe, ubonye ko nari nambaye full rap. Kwa ASSIA igihe kiragira season ya 3 mvamo, mbo icyo nakubwira cyo nta contrat nari mfite, ku buryo wenda navuga ngo ndabarizwa ahangaha ndakina hagurya. Nawe ufite projet rero ukawe uvuga uti Mbeba y'inzungu wenda haraho maze kumugeza, reka nzana undi muntu wenda wakina, nta kibazo. Ariko sinavuye muri cinema, nawe turacyari kumwe ndacyamuvugisha, ndi muri bava kure kwa gafaranga.
hari indi proje nayo tuzatangira kuwa mbere ya The Best. Hari proje nayo proje ni nk'eshatu cyangwa enye ngiye kugaragaramo mu minsi iza. Filime zirakomeje, muziki irakomeje. Kuraho urujijo abantu bavuga ngo na ASSIA mwarashwanye ngo muraserera ngakubwira nabi mu ruhame. Kureraho abantu urujijo. ASSIA ntabwo yambwiye nabi mu ruhame. Ntabwo yambwiye nabi mu ruhame. Navuga ko atambwiye nabi yarancyashye. Kandi burya umuntu nagucyaha ujye wumva. Burya umuntu cyahwa kumva Bibiliya nivuga ngo bazabona ishyano. Ababwirwa bakanga kumva bagakomeza guhagarika amajosi guri. Urumva niba umuntu abona kuri mu nzira mbi, reka nguhe urugero. Mu minsi ishize navuze kuri super manager, ariko muvuga nkurikije amarangamutima yanjye ibyo yari yavuze kuri Yaka. Nsomye comment zincecekesha, mpita mpindura sanse, nsanga nayo nibeshye inzira. Nsanga super manager ahubwo nkwiriye kumwigiraho. Jewe nitwa super talent, uriya ni super manager. Bivuze ngo super manager ashobora kumanaginga impano ziriba muri iki, ariko je super talent impano zanjye ziri muri iki. Haraho zafasha super manager, ariko ubushobozi bwanjye ntibumunyemerera kumanaginga super manager. Niyo mpamvu yitwa super manager, nanjye nkitwa super talent. Mbeba yinzungu karishyiraho kuko zamvuye bwa kinara ziriye. Nibyumvikana. Yarancyashye, arambwira ati gica hano kabone n'ubwo wabutakira ahangaha jya ugenda gutya. Kandi ibyo ngibyo ndumva na Irene nawe yarabimbwiraga, na Manibu buri yarabimbwira, n'abandi barabimbwira, na Yago arabimbwira. Nawe kandi ujya unyandikira ukambwira ati Mbeba y'inzungu iyi interview wakoze ibi ngibi utabivuga. Icyo gihe iyi interview ikurikira ntabwo ushobora kubyumvamo. Kubera ko umwana nuhanwa kumva. Jewe rero ubwongo bwanjye bwakira vuba nibyo ngibyo, ariko ndaho ndashimye. Imbeba ikabisabye imbabazi. Jewe imbabazi buri muntu wese uzi ko uwe atekereza ko wavuze nabi ngo ugatekereza ko wamubangamiye. Wahereye kwa ASSIA uravuga ati ngewe imbabazi ndazisabye ku kibi cyari cyo cyose navuze. Oya kwa ASSIA erega nk'ubu ushobora kuba ndi kuvuga ijambo gutya umuntu akaritwara nabi. Exactly. Uko kuritwara nabi rero kandi jewe narivuze numva ari mu buryo bwiza, wowe ahubwo uranyegera. Bibiliya nivuga ngo 2 3 nimuterana Imana izabiri kumwe namwe. Nk'ubu ukanyegera ukambwira uti wa Mbeba rero dorangaha bimeze bite icyo gihe nanjye nakubwira niwo kabyarawe rero mbabarira dore byakomeye. Ariko hari yuganira n'umuntu usibye ko ASSIA bura nta n'umutima mubagira. ASSIA ushobora no kumucira mu maso, ako sinkubwiye ngo uzabikore utazajya imageragere. Ni urugero ntanze, ushobora kumucira mu maso ukamubwira nabi ukamutuka ukagira gute. Ntujye ubona asabirirwa bifotoza bavuga ngo ASSIA ngo nije wamuteye inda, undi akaza ati ibi, undi akaza ati ibi. Ni showbiz. Ubundi koko bimeze bite ibiki byiyonda? Wamubonye se umusore se watanze interview kuri Afrimax baba bashaka gutwika no kuzamukira ku bantu. Ni nk'uko wabonye ejo bundi ari interview nabonye umuntu yashyizemo Mbeba y'inzungu ngo ni iby'umuntu ibintu nk'ibyo, kugira ngo kubera arumva ari gufata rya zina ryanjye akarikoresha mu buryo bubi. Ubundi we kasi muzi sibyo mwana banye ubundi ko karatwita. Ntabwo ASSIA twabanye, je mbana na madamu wanjye Mukantoheri Marceline. Kubana niki kare wavuze ngo ibintu mu bitwarana nyine kubana. Uyivuze ngo kubana uhita ushyiraho icyuzuzo cyo kubana. Niyo mpamvu nkubwiye mbana na madamu wanjye runaka n'umwana wanjye. Ahubwo ASSIA mwarakoranye mukajya muhorana mukazi. Ntacyo wajyagayo mu minsi wamubonye wigeze ubona ASSIA atwite? Ubundi se yatwita icyo ni ikibazo, ahubwo ikibazo ni ukudatwita. Kugira ngo umenye agaciro k'umwana, njye narabyaye mfite umwana. Kugira ngo umenye agaciro k'umwana wakamenya uko utigeze ubyara umaze nk'imyaka nk'icumi 15. Uhuye n'uwo muntu utarigeze umwana afite umugabo babanye neza mu nzu bacyoza isafuriya nta mwana bahamagara umukozi, nibwo wamenya agahinda. Kubyara si ikibazo, ahubwo uwo wabyaye wamureze, wamuhaye uburere bukwiriye umwana. Njye niyo sanse mbifatamo. Ikindi sinigeze mbona twite. N'ababikoresheje mu itangazamakuru bashakaga kuvuga iyi kampani ye yitwa ASSIA Safari. Ni umwana nyine mu mishinga.
ntago ari umwana yatwise mu nda. cyagashavura ubereye inyuma oya uri kubisobanura nk'umuntu ubizi. ndabisobanura kuko itangazamakuru ryarabisobanuye. Bakitini wawe ukoze icyo kiganiro Asiya abyaye umwana ngo tusanze afite uruhinja, ariko ni Asiya Safari yari yavutse. Kandi nanjye ejo nuza ukansanga muri kadasiteri wenda igeretse kabiri nahinduriwe ubuzima, icyo gihe nzakubwira ntuyu ni umwana nyiki. Ni ukuvuga ni mu buryo bw'intekerezo, si umwana muntu, ni umwana nzu nyine, cyangwa se ni umwana modoka. Nyihera akabeba akabeba ahubwo si uwaguha ku isi mwana. Isi kubita uwakowe ku manywa gikangu, isi kura menye umugabo akaba amapengu, isi y'umukorogo kanyanga mu muhogo, isi ifata umusore ikamuvuna umugongo, isi icukurira umuzima ataranahagera, icumbi kijya abantu bifitiye imigera, isoroma hitaba ibyigasarura hitahinze. Iyo ni isi aho amarira y'imfubyi ashoka buri munsi, asaba akagunga gahatwa igipfunsi. Men turi mu isi ya rwona, aho ujya bagatoya ugapfa nk'igikona, isi y'imiturirwa igoswe n'ibiturika, isi y'impinja suzuye agahinda, zimwe muri toyi izindi muri rigori izindi muri puberi, isi mira basima bagenda ntibagaruke, isi y'urukungu rukurana n'amasaka, urukundo rwarashize ikibi cyarabyibushye, abantu bari mu bushye mana ndindisi nk'iyo sakoze. ushobora kuba warabaye mu buzima bubi bumwe bukakaye. Nzabaha ubuhamya nimara kugera iyo njya, usibye ko ntawe ujya uhagera, ariko nzabaha ubuhamya furu. Tugana ku musozo, gira ikintu ubwira abakunzi bawe ubundi dusoze, ubundi ugene mu zindi gahunda zawe wapanze. Icya mbere mukore subscribe kuri yawe TV, hanyuma ikindi mukunda umuntu witwa Mbeba y'inzungu, kandi Imana ibaho umugisha. Indirimbo yanjye mwidishyi uze kumpiningiraho munsi muri comment, uyikunda rwose ya sharing. Imana ibaho umugisha, mwandikamo muri comment muti mumugarure, nzagaruka nirukanka. Imana ibaho umugisha. Yes, Mbeba y'inzungu yakoze mu mukurikirane kuri Instagram yitwa Mbeba y'inzungu official rimwe, kuri YouTube yitwa Mbeba y'inzungu 250. Yes, mumushyigikire. Ikindi nimba ushaka kwamamaza kuri yawe TV, twandikire kuri iyo mail ubona, ndetse no kuri za nimero mujya mutwandikiraho mudusaba baba toto udufollowing kuri Instagram ya yawe TV, ubundi nanyu following ni eminyawe 2020. Imana ibaho umugisha, turabakunda.